ubwa mbere njya mu ndege nice nabonaga muri business ariho hasa neza hari udusego tw'umweru ibikindi yicarira navuze ntirekane kujya kuri ariko kandi nicaraho nishyuye nicaye umugore araza ati inyuma ni gute se kandi hari umwanya ye nahafashe muri bisi twinjira mbere ukavuga nagize ngo ni bya bisi ati inyuma ni rekada ntabwo naje inyuma kandi hariho nyine ndikamfata abona ariho heza kandi nagijemo mbere ndikamfate bom anti unjyane inyuma umugore ati turebe itike yawe ndayimwerekana n'indi proud utese ubwo ati mweretse ngereka akaguru ku kanya umugore ati rero se ufite nibanga ari economy ni winyekonomiza jewe ndahanga muri bisi umukobwa byamusabye kunsobanurira iby'indege ati nubwo mbere ugiye mu ndege ni nubwa mbere urugiye Burundi turayego nanjye Kampala ubwo baransobanuriye aransobanurira kugira ngo njye kumva kujya inyuma abantu ubwo n'umwanya mwiza bari bawunanze Gateka Kagame Briane nanjye se uko nshaka kongeraho Kagame terekaho oya Kagame ni byo sawa akomana uyu mwana zakora Kagame Mutesi Sharon Kagame se Kagame Sharon iryo zina yarariduhaye yaravuze ati namwe muraba Kagame ariko mu Kagame rero teshana Kagame Sharon buretse gato nawe ariko mu Kagame nukumukorera yego nukumumva nago uzabura mu Kagame ejo bagufatira gucukura amazu y'abandi nago uzabura mu Kagame ngo ugere ucapuza amatelefone abandi wirigurindagira wiruka nago uzabura mu Kagame wirigusikamira nago uzabura mu Kagame ngo ubure ubumuntu urakoze cyane nago utagira ngo amabwiriza yige erega buri gahugu n'umuco wako utangira ufata amategeko n'amabwiriza bigenga ibi nibi ubishyira ku ruhande nkuru mu Kagame niba ushaka kuba mu Kagame nago waba mu Kagame utari umunyakuri ntibibaho nago waba mu Kagame uri umutekamo ntibibaho nago waba mu Kagame utazi Imana ntibibaho komana papa ariko reka mbabwiza Imana igihe ukomeza